twongeye tugarutse tubasuhuza kandi tubaha ikaze. Ni Kigali House nk'ibisanzwe. Uyu munsi noneho ni agashya. Uyu munsi tubazaniye inzu yo gukodesha. Wabyumvishe neza, ni inzu ikodeshwa, ntabwo ari inzu igurishwa. Mwari mumenyereye yuko tuba dufite inzu zigurishwa akenshi kuri no channel yacu, ariko tubazaniye n'inzu nziza ikodeshwa iri hano Kibagabaga. Reka mbabwire, iyi nzu ntize kugucika. Ni inzu nziza cyane, yajyamo parking nk'iyi modoka, byibura imodoka minimum hano hajyamo imodoka 5 z'amajipe kandi ziparitse neza cyane. Inzu yacu ifite ibyumba 6, buri cyumba kigiye gifite douche na toilette, ifitemo cuisine nziza cyane, ikagiramo n'uyu mwanya wa jaride uri hano mwiza cyane, ngira ngo urabibona. Ni inzu nziza iri kuri kaburimbo kabisa, nta muhanda w'igitaka uzigera ukandagiraho. Inzu yacu ari kuri murayibona ukuntu imeze, ni iyi ngiyi ndimo kukubwira. Nugera mu kintu cyo bita chambre principale, nugera muri salo yayo ukareba uko imeze, urahita ubona ko inzu ari nziza. Niba uri umunyamahanga, niba uri umunyarwanda ufite famiye ushaka gushakira inzu yo gukodesha, iyi nzu ntigucike kubera ko ifiteho n'amanex. Ni ibyumba 6, douche na toilette 6, buri cyumba kigiye kirimo douche na toilette, kandi iri Kibagabaga ahantu heza cyane. Iyi nzu rero mbaza ngo irimo irakodeshwa ngahe? Iyi nzu irimo irakodeshwa tubareba mu mafaranga y'abanyamahanga, irimo irakodeshwa amadolari 1300. Ubwo urahita wekivara wumve amafaranga yizabikodeshwa mu manyarwanda, kubera ko tugukorera kontra iri mu kinyarwanda cyangwa se mu mafaranga y'amanyarwanda. So inzu yacu rero ngiye kwibinjizamo, ubu bwizibona na hano hanze mw'imbere ho na karusho neza neza, biratandukanye cyane. Urumva amadolari 1300 nta bikoresho birimo. Ibikoresho ni wowe ubyizanira. Iyi nzu urayikodesha gutya imeze. Ubundi rero reka ntangire batemberezemo muri bwa bwiza bw'imbere bwayo, murebe bathroom yayo, murebe chambre principale, murebe inzu yacu ukuntu ari igitangaza. Reka tugende. So ni karibu rero twinjirane ku nzu yacu. Tukigera hano ntabwo tuhatinda, murabibona yuko hari akabaraza keza kameze neza cyane. Turahita dukomeza, tukiva kuri urwo rubaraza duhite tugera hano. Murabibona yuko hano ngewe deja namaze kwinjira muri salo. Ni salo nziza cyane, nibwo bwa bwiza nababwiraga nyine. Urabona ko ari salo nini yisanzuye. Ni ukuvuga ngo kuri kote yo hasi hari ibyumba 2, douche na toilette, ubwo ni 2. Hanyuma hejuru naho hakaba ibyumba 4, aribyo bita byuzuza wa mubare w'ubwo byumba 6. Hejuru kuri plafond murabona dufite itara ryiza cyane rimeze neza. Ndakubitsa ko inzu irimo gukodeshwa $3 ku kwezi. Iyi ni salo rero, nta mpamvu yo kuza kuhatinda cyane. Design ziri hano mwazibonye, zigiye zirimo n'amatara meza yaka neza, urabona ko ari sawa cyane. Tukiva kuri iyo salo, ndumva ntari batinde, turahita tuza hano kuri salle à manger. Dufite salle à manger nziza cyane hano kuri no side ya hano. Urabona ko ari salle à manger nini kandi yisanzuye. Ikindi kandi hano hari akaravabo keza, anyemerere rwose tugendane ajya bereka akantu kandi. Hano hari akaravabo kameze neza cyane. Ubwo niko bakarabiraho kubera ko gafashe kuri salle à manger. Nimba aho ngaho ndahita nkomereza kuri no side ya hano, aho dusanga na gastoke, ariko ni hasi nyine munsi ya escalier. Urabona ko ari stoke yo wazajya ushyiramo ibintu byo gukoresha. So twakomeje tukivaho turahita tuzana mu gikoni. Ni igikoni cyiza cyane kimeze neza, kandi kirimo ibisabwa byose. Ni ukuvuga ngo hano hari umwanya wa free wa gas cooker. Hanyuma urabona yuko kirimo utubati twinshi duhagije. Urabona uyu mwanya wose ni munini cyane. Ni igikoni cyujuje ibisabwa ku buryo rwose nta kintu kiburamo. Ikindi kandi hano tuhafite n'amanex yo hanze. Reka amagarara hano nse no batugeraho kamera gatoya. Dufite hano iyi nex yo hanze, hariyo na gastoke. Hanyuma kuri la side yo hirya tuhafite n'ikigega, kugira ngo murabibona, n'akazu k'umukozi. Reka dukomeze mu byumba. So ni karibu rero mu cyumba cya mbere cyo hasi. Reka banze bakibanyerekere, gifite na garde-robe, abanze yinjiremo abereke uko kimeze neza. Ni icyumba cyiza kinini. Ese urumva nyine igomba kuba ifite ibyumba byisanzuye bimeze neza cyane. Ndebera izo garde-robe, urabona ko ari terebye kabisa.
So iki cyumba kandi gifiteho dushe na tuwarete yihariye, urabona ko ari amadushe meza arimo bya birahure byiza cyane, urabona ko ari ibintu bisa neza. So ni karibu rero mu cyumba cya kabiri cyo hasi aricyo cy'iki ngiki, ariko murabona yuko hose purafo ari gypsum. Ikindi kandi hano tuhafite garderobe nziza cyane, urabona ko igiye irimo amagariderobe meza cyane. Iyi nzira ikibagabaga ukomeze nabyo bizirikane, banyerekera na dushe na tuwarete yayo, urabona ko ari sawa kandi cyane. Tubahaye ikaze rero kuri sayidi yo hejuru aho dusanga ibyumba 4. Reka bahita bahera muri iki cyumba bakibanyerekere neza na dushe na tuwarete yacyo, bajye babereka n'amagariderobe akantu ku kandi. Urabona ko ari icyumba cyiza cyane. Mbese iyi nzu ibereye umuryango. Niba ufite umuryango wawe ukeneye inzu yo kubamo muri Kibagabaga, ntucikwe. Iyi nzu nta bikoresho birimo. Reka babereke na dushe na tuwarete yayo. Ubwo ni iki cyumba nyine. Kuri ino sayidi kandi nanone tuhafite ikindi cyumba nacyo gifitemo dushe na tuwarete, kubera ko byose bigiye bikase neza bimeze neza. Ntabwo ndibuze gutinda muri ibi byumba, ngira ngo ubwiza bw'inzu ubwo mwamaze kububona. Reka babereke na dushe na tuwarete yayo, urabona ko ari sawa kandi cyane rwose, nta dushe mbi irimo n'imwe, ni byiza cyane. So tubahaye ikaze rero kuri ino sayidi. Turahasanga chambre principale, tukahasanga n'ikindi cyumba kimwe. Reka tukibereka aricyo cy'iki ngiki gifiteho dushe na tuwarete nacyo yacyo. Ni icyumba nacyo cyiza kabisa, ubona ko ari sawa cyane. Gifite kandi n'urubaraza rwacyo hariya, ndaza kurubereka neza ngeze kuri chambre principale, ariko ni icyumba cyiza. Ahubwo reka mbereke dushe na tuwarete yacyo. Aha, tuguhaye ikaze kuri chambre principale, izingiro ry'ubwiza bwose twabonye. Wow, ndebera, iyi ni chambre principale. Ubwo ni nacyo cyumba cya 6. Urimo urabona garderobe irimo hano, ukabona purafo irimo, ukabona itara ririmo ukuntu ari ryiza. Ndebera nawe ukuntu zino garderobe zingana, ni nyinshi kandi ni nziza cyane. Urabona yuko ari sawa cyane. Hano hari umwanya ushobora no kuba washyiramo agasikirini ukaba urelaxinga mu gihe wiryamiye muri iki cyumba cyawe cyiza kandi cyane. Gifite n'urubaza rwacyo, ariko numva ndibubanze nkabereka bathroom yacyo mukareba nayo uko imeze. Ni bathroom nziza cyane nini. Reka nkubwire, niba ushaka gukodesha inzu muri Kibagabaga ukaba ufite amadolari 1300, utegereje iki koko? Waduhamagaye tukakugeza kuri ino nzu itarafatwa. Nize kugucika kuko sinizeye ko nabona ibindi byumba 6 bingana nka gutya kuri ayo mafaranga. Ndebera nawe hano tuhafite bathroom ni nziza cyane. Ushobora kogera muri ibi birahure wihagarariyemo hano, cyangwa ukiyogera wiyicaye hano muri ino bathtub. Urabona ko ari sawa cyane. Hano nanone tuhafite akaravabo keza cyane kandi k'icyitegererezo kameze neza cyane. Ikindi kandi hano tuhafite bathroom tuwarete imeze neza cyane, ifurashinga neza. Reka rero dukomeze kuri bariko. So reka rero bereke iyi bariko ni nziza cyane, nayikunze. Ni balkoni aho uba wifitiye view. Nimvuga view ujye unanazuminga muri kamera rwose babibone, barebe view uba ufite wiyicariye hano kuri ino balkoni yawe. Urabona kandi na neighborhood ni perfect. Ahantu nk'aha ngaha kuhatura kuri 1000 turasa yawe dollar, urabona yuko rwose ari sawa cyane. Amprise muri Kibagabaga, urumva yuko ari ibintu by'igiciro kabisa kuba wituriye ahantu heza nk'aha ngaha. Nshuti bakunzi rero twabanye ba Kigali House, mwakoze cyane. Mutuvugishe muze mukodesha ino nzu, ntabwo zijya zitinda izi ngizi zo. Ejo utazambaza kumva ngo bayifashe, witinda mpamagara nyikugezeho. Gusura ni ubuntu, twishyura gusa iyo washimye. Ugiye kwishyura nibwo duha komisiyo. Ibindi ni sinasoza ntabifurije gukomeza kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga. Imana ibarinde.